Hello my friend, niba ari ikintu kibaza kandi giteye agahinda no gusanga WhatsApp ye yaruzuye bitewe n'abantu bagusize mu magurupe. Icyo kintu kirababaza cyane. Muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu nawe wabasha guhagarika abantu bagushyira muri groupe. Kandi ndabizi ugihura n'icyo kibazo. Icyo nuba ari ubwa mbere ugeze ku ino channel yacu ukande subscribe asige tujye tubana buri munsi. Ko atagira nkwereka ukuntu nawe wabasha guhagarika abantu bagushyira muri WhatsApp ku buryo bwiza kandi bwizewe. Wicyo ngusaba udushyigikira ukande subscribe asigaye dutangire. Ukwereka ukuntu nawe wabasha kuba wabihagarika ku buryo abantu bazajya bagushyira muri groupe arabuhisemo cyangwa ubwawe arabo wemejemo apana kuzajya buri muntu wese ashaka kugushyira muri groupe. Twatangiye rero wicyo ngusaba ukande subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Kwibutsa kini ya channel yanyu Vitaminative ndabashimira cyane. Bo ikintu uri bukore rero uraza ufungure WhatsApp yawe ukoresha. WhatsApp ukoresha cyangwa nyine WhatsApp yawe wasizemo nimero yawe ushaka kubihagarikiraho uraza gutya asigaye uyifungure. Uraza uyifungure. Ukifungura urahita uzukanda hano hari utudomo dutatu utunguto. Ukidukanda urahita uza hano ngaho kandi hano ngaho handitse setting ahangaha. Urahita uza hano handitse setting urahita ugeramo hano. Ukigeramo hano rero ukuntu biri bugende nukuye urahita uza umanuke uzi hano ngaho handitse ngo privacy ahangaha. Ahanditse privacy. Kwibutsa ko igitekerezo ufite utwandikira muri comment cyangwa ikibazo ufite asigaye tuzagusubiza. Umuntu ushaka kutwandikira cyangwa kutuvugisha nimero yacu biri muri bio yagenda akayireba amasigaye akatwandikira tukayatuvana buri munsi. Urahita uzukanda hano handitse privacy ukimara kuhakanda urahita umanuke. Ngiye kukwereka udutrike tubiri turi bubashe kugufasha hano ngaha. Ngiye kukwereka akantu kamwe ukuntu WhatsApp abantu bagushyira muri groupe bakubangamira ndetse nkwereke n'akandi kantu nako k'ubwenge muguru kwa kuntu ujya wandika umuntu ntamenye ko warebye ubutumwa bwiwe. Ibyo nabyo ngiye kubikwereka. Wicyo ngusaba reba ino video kugeza itangiye kugeza irangiye. Kwibutsa yuko jya wibuka kande like kuri ino video kugira ngo ibashe kuba yagira ku bantu benshi. Rero urabona hano handitse ngo groupe ahangaha. Reka mbaze mpakwere ahanditse ngo groupe. Ahanditse groupe. Wowe ikintu uri bukore rero ni iki urazo kandi. Urabona nkahangaha ko hambere cyangwa kuri aka kantu ka mbere cyangwa kuri no features ya mbere ahangaha. Navuze ngo umuntu wese wemere kunshyira muri groupe ni buri wese nyine. Hano rero niyo mpamvu usanga muri groupe buri abantu bose bagusize muri groupe bitewe n'iki. Bitewe nuko wabyemeje hano. Ubwo cyo buri muntu wese yemere kugushyira muri groupe. Yaba afite nimero yawe yaba atayifite yemere kugushyira muri groupe. Ibi bintu rero nibyo usanga bibangamye. Ugasanga groupe zabaye nyinshi muri telefoni yawe ku buryo nyinshi zikubangamiramo. Ndabizi ugihura n'icyo kibazo. Uno munsi wongeye kukwereka ukuntu nawe wabasha kubihagarika ku buryo bwizewe kandi bwiza. Urabona hano handitse ngo my account, my contact. Hano rero ni wa muntu ufite contact ufite nimero yawe noneho kuri ya kabiri. No hano handitse ngo my contact accept. Hano rero ni wa muntu ufite nimero yawe ariko ubwewe wamwemereye. Ubanze wumva iki kintu neza. Nishyira hano ngaha. Hano ngaha urahita ugenda uhitemo abantu ubwawe bashobora kugushyira muri groupe ukabyemera. Aka kantu ubanza ukumve. Wowe hano ngaho uhitamo abantu bemerekwa ni ngaho nyine urebamo abantu bawe bizewe. Asigaye ukabahitamo. Nuko nguko biya bimeze. Noneho akandi kantu nako k'ubwenge akangaka urabona ko niba aka kantu kagufashije akangaka ndagusabye ukande like ukande na subscribe please kugira ngo no muyoboro wacu dukomeze kuwagura kugira ngo tujye turushaho gukomeza gukora neza. We ibi ngibi nubikora ndakwizeza yuko ikintu kirahita kiba. Ndakubwira yuko abantu babashaga kukureba abantu babashaga kuba bagushyira mu magroupe menshi. Ibyo bintu birahita bigabanuka cyangwa birahita bigira ute bihagarara. Ndakeka hagufashije. Akandi kantu nabemereye rero nakahe kubera yuko bakunda cyane. Akandi kantu k'ubwenge nakangaka niko kantu ngiye kukwereka. Ndabizi iyo ugiye online abantu bahita babona ko wageze online. Kugira online hari ibyo mvuga abantu benshi ntibabyumve. Kugira online ivuga ni kwa kundi umuba wandikira umuntu agahita abona kuri online.
wowe rero kugira ubikuremo kugira ngo ntajya abona kuri online ahantu uri bubikuriremo ni hehe urahita uza hano ngaha hano handitse ngo hano handitse ngo last seen and online ahangaha urahakanda winjiremo imbere ukinjiramo imbere hano ngaha baraguhitishamo izi features rero zimeze gute ino video aka video nari kuzagakoraho ariko reka nkabereke tuvira inyuma rimwe urabona hano ngaha handitse ngo urahita ubona hano handitse ngo everyone ubona handitse ngo my contact ubona hano ngaha my contact except hano ubone nobody hano ngaha hano hejuru avuze ngo who can see my last scene hano umuntu wanyuma azajya kubona ryari hano ngaha umuntu nyine azajya kubona ryari nyine online hano ngo ni everyone ngo buri mwe wese hano ngo ni my contact ni umuntu ufite nimero yawe hano ngaha my contact except hano ngaha nyine nimba abantu batoranyije cyangwa wemeye ubwawe bazajya babibona no handitse ngo nobody hano ngaha ashatse kuvuga ngo nta na kimwe bivuga ngo nta muntu n'umwe uzajya ubona kuri online arajya kwandikira abantu uramusubije ariko atabashe kubona kuri online no hano handitse ngo who can see the online hano rero hakabiri avuga ngo umuntu uzajya ubona kuri online ninde everyone last seen hano rero umuntu uzajya ubasha kubona kuri online azajya abona igihe umaze kuviraho ndabizi ntabwo muri kubyumva igihe umaze kuviraho ntabwo uri kucyumva ni nka kwa kundi uba online wavaho ku buryo cy'umuntu atabasha kubisobanukirwa neza cyangwa abashe kuba yabimenya akabona bamubwiye ati amasaha biravuyeho amasaha 3 avuye cyangwa yarariho sangape aka kantu ndakeka kagufashije ngo icyo ngusaba wibuka subscribe ndetse ubashe no kuba wabasha kuba wadushyigikira kuri no muyoboro wacu wa YouTube. Ciao ndabakunze cyane. Tugiye gukora n'izindi video igitekerezo ufite twandikire muri comment twumva igitekerezo cyawe.